Ndabashoje inshuti z'umwami wacu Yesu Kristo kandi inshuti zanjye mwebwe mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nibaha umugisha kandi nibagirire neza. Turabishimiye kandi tunejejwe no kubana namwe mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Uyu munsi ndashaka kuvuga hejuru y'urukundo ruri hagati yacu na Kristo n'uko rumeze n'imibanire yacu nawe y'uyu munsi uko iteye n'uko ihagaze. Hanyuma turayoborwa n'ijambo dusanga mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo ibice bibiri, umurongo ni wa cumi na rimwe turageza ku wa 17. Haravuze ngo, dore itumba rirashize, imvura imaze gucika, uburabyo butangiye kurabya mu isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. Umutini weza imbuto zawo z'umwimambere, kandi inzabibu ziraharabije, impumuro yazo nziza iratamye. Haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane. Numa yanjye we, uri mu mitutu y'urutare no mu bishumiko byo mu bihanamanga. Reka ndebe mu maso hawe, numve n'ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Umukunzi wanjye n'uwanjye, ubwanjye nanjye nduwe. Aragirira mu myangange kugeza mu mafu ya nimunsi, izuba ricyenda. Garuka mukunzi wanjye, umere nk'isirabo cyangwa umucanzogera w'impara mu mpinga z'imisozi y'i Beteli. Amen, amen. Imana ishimwe kubw'iri jambo dusomye. Ni amagambo yavuzwe n'umuhanga cyane wabayeho mu bihe byashize, mu myaka yatambutse, bita Salomo. Salomo akaba mwene Dawidi, hanyuma akaba umwana babyaranye na wa mugore wa Uriya, ariko akaba ari umwana wa kabiri. Umwana wa mbere muzi ko Bibiliya igaragaza ko Imana yamwishe, nabyo kandi byari biri mu rukundo rw'Imana. Hanyuma umwana wa kabiri babyaranye ari we Salomo, Imana imuha ubwenge bw'ikirenga, yabaye umunyabwenge bukomeye, ndetse Bibiliya igaragaza ko nta muntu n'umwe ku isi urageza he, haba mu butunzi, haba mu bwenge n'ibindi byinshi. Imana ishimwe. Yavuze rero, yanditse ibitabo bitatu, hari igitabo cy'imigani, igitabo cy'umubwiriza n'igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Iki gitabo ni igitabo abantu benshi batajya bakunda kwigishamo cyane, kuko ni igitabo ushobora kwinjiramo nabi ukavangirwa, kuko hari abantu bifashisha amagambo ari muri iki gitabo mu buryo busanzwe bwo kuteretana no gushaka ukuntu binjiza abantu mu rukundo bakayitwaza. Ntekereza ko ntacyo bitwaye, ariko iki ni igitabo cy'umwuka, ni igitabo kivuga urukundo ruri hagati. Bibiliya igaragaza ko urukundo ruvugwamo hano ku Bisiraheli rwari, cyangwa se ku Bayuda rwari urukundo ruri hagati yabo n'Imana. Iyo baruvugaga babaga bashaka kuvuga urukundo rwabo ruri hagati yabo n'Imana, ariko twebwe urukundo ruvugwa muri iki gitabo ni ururi hagati yacu na Kristo. Kristo niwe mukwe, hanyuma itorero ni umugeni. Itorero rifite ibyo ribwira umukwe, hanyuma n'umukwe afite ibyo abwira umugeni. Umugeni afite ibyo asaba umukwe, hanyuma n'umukwe nawe afite ibyo asaba umugeni. Nugisoma neza uri mu mwuka uzamenya icyo Kristo agukeneyeho, ariko kandi nawe umenye uko ukwiye kujya ubana nawe n'imibanire yawe nawe. Ndumva uyu munsi umwuka wera duhaye iri jambo rero kugira ngo tuze kuryumva neza, kandi rize kudufasha, rize kudushyira mu mwuka wo kumenya urukundo dukundanye na Kristo muri iki gihe aho ruhagaze, ndetse turaza kumva n'ibyifuzo umugeni yari afitiye umukunzi we. Ariko kandi kubyumva cyane biraza kugusaba ko wiyumva nk'umugeni wa Kristo, kandi koko niko turi, kuko twaracunguwe, twarakowe, turamutegereje uyu munsi wa none. Rero hari ibyo umugeni arimo asaba umukwe we,
uraza kumva rero icyo bigiye bivuze bimwe na bimwe. Umwuka wera abane natwe kandi adushoboze kugenda dusobanukirwa ibiruta ibyo umuntu yasobanura akoresheje amagambo nk'umwigisha. Imana iduhane umugisha, dukomeze ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi mu buzima busanzwe, niba hariho abantu bagirana urukundo rwinshi kandi rwiza, aho usanga umwe atasinzira atamenya amakuru y'undi, aho usanga umwe yifuza ko aho ari n'undi yaba ahari, aho usanga ibiganiro bidacika hagati ya bombi. Ni urukundo ruba hagati y'umugeni n'umukwe, cyangwa se urukundo ruba hagati y'abantu bitegura nyine kurushinga. Si ibyo gusa, hari igihe runakomeza, ariko iyo abantu bamaze gushakana kenshi, kuko baba bamaze gufata izindi nshingano zitandukanye, cyane cyane nk'iyo bamaze kubyara, usanga hari bamwe bitangira kugenda urukundo batangiye kurusaranganya, barushyize mu bana no gushakisha ubuzima bwo kugira ngo batunge iyo miryango n'ibiki. Ariko iyo abantu bagiteretana batari abana, biba bishyushye cyane, mwese murabizi. Nta muntu utabizi hano. Impamvu muze ko ntawe utabizi, ari abasore n'abakobwa tugira ahangaha, bo nibo babirimo uyu munsi wa none. Hanyuma ababanye nabo mwese murabizi. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Umwanditsi rero ahangaha dusomye ni umugeni wari urimo ubwira umukwe. Haleluya, haleluya. Ni umugeni wabwiraga umukwe. Iyo uhereye ku murongo w'umunani, atangira avuga ati, ijwi ry'umukunzi wanjye dore araje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire, asimbagurika mu misozi. Umukunzi wanjye ameze nk'isirabo cyangwa umucanzogera w'impara, turahagaze inyuma y'inkike zacu, arebera mu madirishya, aragaragarira hagati y'imbariro. Umukunzi wanjye atangira kuvuga, arambwira ati, haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane, dore itumba rirashize, imvura imaze gucika, uburabyo butangiye kurabya ku isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze, kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu. Umutini weza imbuto zawo z'umwimambere, kandi inzabibu zirarabije, impumuro yazo nziza iratamye. Haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane. Amen. Ayo ni amagambo ari hejuru. N'umugeni wavugaga. Haleluya. Ni umugeni wavugaga afitiye urukundo rwinshi umukwe, afitiye urukundo rwinshi umukwe we. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo ukurikiye amagambo wumva yaramwumvaga hafi, amwikanga. Imana itugire neza cyane. Ndibuka nkiri umusore, ndimo nanjye ntereta umugore tugomba kuzabana, ari nawe tubana ubu, kuko ntabwo nigeze ngira uburyo bwo gutereta abakobwa benshi. uwo naterese n'umwe kandi nawe twabanye. Hari igihe najyaga numva mwikanga hafi yanjye. Haleluya. Najyaga numva mwikanga hafi yanjye. Hakaba ari igihe, kandi icyo gihe nta matelefone yari bwaze wenda ngo jyewe, yari ariho, ariko nari ntaragira ubushobozi bwo kwitunga, kuko zarahendaga, no kwitunga byabaga ari ibintu bikomeye. Hari igihe numvaga hari ibicuro, hari amasinye ndi kwiyumvamo yuko ashobora kuba ari hafi yanjye, ashobora kuba agiye kuza kundeba, kandi atampamagaye, atanyandikiye, ariko nkumva ndi kumva ibimenyetso bimbwira ngo nyamara sheri wawe ari hafi aha. Haleluya. Ari hafi aha. Nkumva ayo masinye natangiye kuyiyumvamo. Noneho ikintu cyantangazaga ni kimwe, nuko aho nabaga numva ageze aza kundeba. Inshuro nyinshi mu bintu byantangazaga, naragendaga nkasanga koko arahahagaze. muri kumva urukundo ruri hagati y'umugeni n'umukwe. Donc nabaga ndi nko mu kazi icyo gihe, nakoraga ahantu kwa muganga, noneho nkiyumvamo ko yaje kundeba. Hari ahantu yajyaga akunda kuza agahagarara, noneho nkumva amasinya menshi cyane mu mubiri wanjye ansinya, arambwira ngo
umukunzi wawe ari hafi aha. Haleluya. Narangiza nkagenda ngiye kumureba, nagenda nkasanga arahari. Mu by'ukuri umugeni cyangwa se itorero rya Kristo uyu munsi wa none ryakagombye kuba ryumva amasinye muri wowe akubwira ko umukunzi wawe ari hafi. Uyu ari kuvuga ati mukunzi wanjye ndimo ndamwumva, ndi kumureba arimo ararungurukira mu madirishya, ndi kumwumva hafi aha, ndi kumva ari hafi aha, ari kuvuga ati ngwino tujyane, ngwino tugendane, ndagukeneye, ndakwifuza, ntabwo nifuza kugenda tutari kumwe, nta rugendo nshaka gufata tutari kumwe nawe, nta gahunda n'imwe nshaka kujyamo tutari kumwe, ngwino tujyane, dore itumba rirashize, dore inyoni zatangiye kujwigira, dore ngwino ndagushaka. Haleluya, haleluya. Uko niko umugeni akwiye kubaho mu buzima bwo kumva yifuza umukwe. Niko itorero ryakagombye kuba ryumva umwami waryo hafi yaryo. Yesu ashimwe. Yewe nawe ukajya utambuka mukazi aho uri. Haleluya. Mukazi aho uri gukorera akazi, aho uri gukorera gahunda zawe zose, ukumva umukunzi wawe akuri hafi kuruta uko waba uri hafi y'ibindi bintu byose. Yo, haleluya. Ku buryo umukunzi wawe umwumva, ku buryo Kristo umwumva hafi yawe kuruta uko wumva ibindi. Haleluya. Kuruta uko wumva imyenda ikwegereye, kuruta uko wumva ibindi bintu ibyo ari byo byose bikwegereye. Yo, haleluya. Ngurwo urukundo dukwiye kuba dukunze Kristo, nguko uko dukwiye kuba tumeranye na Kristo uyu munsi wa none. Ikibazo rero gihari ni uko bene urwo rukundo rwashize. Hari igihe uba ufite nk'umusheri, abakobwa n'abasore barabyumva cyane cyane, ariko navuze ngo ibi ndimo mvuga ntawe utabizi muri twese. Neza neza iyo umusheri wawe atangiye kugenda agukatira, urabimenya. Ubibwirwa n'iki? Ubimenyera hari uko muba musanzwe mubana. Urumva, hari igihe niba yaguhamagaraga 4 ku munsi cyangwa 5, utangira kubona yatangiye kujya agenda akaguhamagara rimwe. Urumva, hanyuma ikindi gihe ntanaguhamagare, wamusaba umwanya wo kubonana ukabona atangiye kuwukwima. Imana idufashe ibi bintu tubyumve mu buryo bw'umwuka. Hari uburyo Kristo nawe atangira kugenda abona ko urukundo twakundanaga nawe rugenda rucogora, rugenda rugabanuka. Imana idufashe cyane. Hari uburyo bwinshi, hari ahantu henshi duhurira nawe, hari uburyo bwinshi dusabana nawe, ariko uko tugenda tugabanya gahunda zacu nawe, gahunda zo kubonana nawe, twibera mu tundi tuntu, rimwe na rimwe yaguhamagara ntiwitabe, ikindi gihe ahubwo akazajya abona ushaka kumujyanwaho no kuba hari ibyakuyobeye gusa. Hari abasheri nk'abo babaho, usanga afite gahunda yo kujya ashaka ukuntu yajya arya umusheri we ibintu gusa, nta kindi, nta rukundo afite, nta rwamufitiye. Akavuga ati nzajya muhamagara muri weekend dusohokana ngurira inkoko, nzajya muhamagara muri weekend dusohokane, mbese amfashe muri ibi n'ibi, nzajya mutura ibibazo byanjye byangoye, nkomeze mutendeke, mubeshye yuko dukundana ariko murye. Hari abantu babayeho muri ubwo buzima, uburyo bwo kurya Yesu, kumurya imitungo, ariko badafite gahunda yo gukundana nawe. Yesu nawe akaba abizi, nabo bakaba babizi. Noneho rero urukundo rwacu na Yesu ntabwo rukwiye kuba rumeze gutyo, rukwiye kuba ari urukundo rwubakitse rwose. Haleluya. Ku buryo atakubura, utamubura igihe cyose, ugahora umwumva hafi. Umugeni niwe urimo uvuga uyu munsi wa none. Iby'umukwe ntitwabivuga ngo tubirangize, iby'uko nawe yifuza umugeni ndetse n'uburyo amwirata. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14
uwo twasomye yavuze ngo numa yanjye we uri mu mitutu y'urutare no mu bishumiko byo mu mihanamanga, reka ndebe mu maso hawe. Uwo ni umukunzi ukeneye kureba ubwiza bwo mu maso y'umukunzi we. Haleluya. Ngo numve n'ijwi ryawe, ijwi rya Kristo, ijwi rya Kristo. Haleluya. Nta kintu kibaho kinezeza nko kubona abakunzi bicaranye, umwe arimo aganira undi amubwira ati ndagukunda, undi ati nanjye ndagukunda. Ntako bisa. Natwe niko abera, niko itorero dukenera kumva ijwi rya Kristo, dukenera kumwumva hafi yacu atuganiriza, atubwira, kuko ijwi ryawe ari ryiza. Ijwi rya Kristo ni ryiza, ni iry'amahoro, ni iry'ituze, ntabwo avuga nabi, nta tontoma. Ariko hari ikindi kintu umukunzi abwiye umukunzi we, hari ikindi kintu umugeni arimo asaba. Aravuze ngo mudufatire ingunzu n'ibyana byazo biri konona inzabibu. Aka niko nshaka kuvugaho gatoya, hanyuma tukaza gusoza dusenga. Ingunzu n'ibyana byazo, ingunzu n'ibyana byazo kandi biri kugenda byonona inzabibu. Izi ni imbaraga mbi, ibi ni ibitero bikomeye umugeni afite mu buzima. Arahangayitse, afite ibimurwanya, afite ibimunaniza, afite ibimuca intege. Imana idufashe cyane. Iyo witegereje ugenda ubona ukuntu abantu bagenda bacika intege bakanamuka rwose. Uko rero niko umukunzi arimo atabaza, atakabwira umukwe we ati ntabara, ibyana by'ingunzu na bya nyina hano bimeze nabi. Imana idufashe. Kandi iyo witegereje muri iri jambo usanga ibyana by'ingunzu nubwo ari byo byangiza cyane, ariko habangamye bya nyina, kuko bya nyina nibyo bibyara ibyo byana na bya se. Rero Imana idukubitira ibigeragezo. Hari ibigeragezo umuntu agira bihora by'imiritipuriya, bihora bibyara ibindi. Ugasanga umuntu aba mu kigero, aba nko mu madeni adashira, ugasanga ava mu deni ajya mu rindi, ugasanga ava mu kibazo ajya mu kindi. Ugasanga ni ibigeragezo byakuze, hanyuma byamara gukura bikajya bibyara ibindi byana byabyo. Ibyo byana byabyo nabyo bikabyara ibyuzukuru. Ugasanga umuntu afite ibigeragezo biri ishene. Ariko umukunzi cyangwa se umugeni arimo atakambira umukwe we ati dufashe, dutabare, mudukize ibyana by'ingunzu na bya nyina na bya se. Mudukize ibi bintu bituzengereje, bituzonze kandi bishinzwe konona inzabibu, biturira imbuto, biturira ubuhamya. Imana idufashe cyane. Hari ibintu biza bikagera ku mukristo rwose atari uko yaguye, ariko ugasanga byishe ubuhamya bwe. Ugasanga ubuhamya bwe burapfuye, bukicwa nuko ari muri iyo situwasiyo, ibyana by'ingunzu na bya nyina na bya se byabangamiye ubuzima bwe. Imana irwanirire buri muntu wese wumvise iri jambo, imurwanyirize ibigeragezo bikuze afite, ndetse n'ibimaze iminsi bivutse nabyo Uwiteka bicyahe, abikureho mu izina rya Yesu, abikureho, abirangize. Nyuma y'icyo aravuze ngo kandi umukunzi wanjye ni uwanjye ubwanjye, nanjye nduwe. Nguko uko umukristo akwiye guhora yumva Kristo, akumva ko Kristo ari uwe kandi nawe ukaba uri uwe. Niko umuririmbyi yavuze ngo jye nduwe, nawe ni uwanjye kugeza iteka ryose. Haleluya. Imana ishimwe. Iki gitondo nongeraga kongera kukwibutsa urukundo dufitanye na Kristo, kugira ngo jye nawe turugenzure igipimo ruriho. Ese aho ntirwaba ruri kugenda rucyendakenda? Ese aho ntirwaba ruri kugenda rugabanuka? Imana idufashe cyane, Imana iturengere, Imana idusure. Ugenda ubona abantu barimo bagenda badohoka ku bintu bimwe na bimwe, bagenda badohoka ku gusenga, badohoka ku gusoma ijambo ry'Imana, badohoka ku guterana, badohoka mu buri nibature, badohoka mu mirimo y'Imana, badohoka mu bintu byose. Ndetse ibigeragezo byinshi nabyo bigenda bigira uruhare muri ibyo. Ugasanga umuntu atangiye kugenda yumva nta kindi gisigaye, nta kindi kintu asigaranye usibye kuba yabukwe. Mu minsi ishize muretse kumva umuntu wahuye n'ikigeragezo gikomeye, abura uko agira ngo ahita afata umwanzuro wo kwisubirira mu byaha, kandi yari umudiyakoni. Nguko uko Satani arimo agenda anyaga. Ariko mureke twongere, umuntu wese yongere abyutse urukundo rwe na Kristo,
rwongere rubyuke, yongere yumve urukundo rwe na kirisito rwongeye kubyuka, rwongere rushibuke. si igitangaza ko abasheri bashobora kumara igihe runaka bataganira, badahura, ariko bataranganye. Igihe kikazagera bakongera bakabyutsa umubano wabo. Ibyo bibaho, ndetse hari abo wasanga byarabayeho bakamara n'imyaka irenze umwe, ariko ubuzima ukaza gukomeza. Nicyo navugaga rero, ngo urukundo rwacu na kirisito rwongere rubyuke, kandi umuntu wese yongera rwiyumvemwo, yongere yumve muri we ikibatsi cyarwo cyongeye kwaka. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Buri muntu wese afite uko ari bwigenzure hamwe n'umwuka w'Imana umurimwo, hanyuma aze kumenya ubucuti bwe na kirisito aho buhagaze. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe duhaye muri iki gitondo. Dusabye umwuka wera ko aridusobanura kurusha uko twarisobanura. Dusabye imbaraga z'Imana ngo zibane natwe. Dusabye umucyo w'Imana ngo umurikire intambwe zacu, kandi ikiganza cyawe kibane natwe nyagasani. Ngwino utwirukanire ibyana by'ingunzu na bya nyina na bya se bituzengereje. Hari ibigeragezo bikuze tumaranye imyaka myinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, bituzahaje, bitugeze habi, ndetse kubera igihe bimaze kubyara n'ibindi ibyana byabyo nabyo byarakuze bibyara ibyuzukuru bimaze kubyara ubuvivi nabwo bumaze kubyara ubuvivure. Dufite ibigeragezo bidukomereye kirisito. Ni wowe waturengera ukadufasha, ukadukura mu kaga kameze nk'aka, ukadukiza imigambi ya satani yose, ukaturwanirira iyi minsi ya none. Senge buri muntu wese kugira ngo umufashe kandi umwiyereke, umufashe kandi umwigaragarize. Ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeze kuganza kandi bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.